tuvuge uwundi wa mbere uko abandi ntabwo tuzi ngo bimeze bite. Uwundi ntabwo tuzaho ari tuzi abo babiri. Ya uwundi wa mbere we ntabwo nise murakeka yaragiye ni Fabizo wamwibye akamutwara. Icyo ni ryo hurizo dufite tuzi turi kubona babiri ariko umukuru ntabwo tuza ahantu ari. Ya icyo gihe amutera inda byari bimeze bite wenda Fabrice yahagaze gute wenda ku byo by'imyifatire cyangwa se wenda ku buryo bwo mu mufuka nkuko menya ryo kosa hadi ariko nabashije kumufasha kugira ngo babane bahuze mbese barere uwo mwana. Ya uramufasha barabana. Yego icyo gihe imiryango yibonye gute rero? Imiryango ntago yabifataga neza. Wavuze uti ninjye wateye ya mbere ninjye wafashe icyemezo navuga nti muhungu fata icyemezo ubane n'uyu mugore wawe kuko cyane ko mwabyaranye cyari yarakiri n'umunyeshuri mufate mubane wituma yandagara kano kanya ntago bari kubana nkashangazi w'abana. Ugomba naho ukamera nkaho ugomba kumufasha nyene nkabafasha basi nkababona. Aka kanya uramutse uhuye na Mimi cyangwa se Ndaya yakoze ibyo byose yishe inyuma y'ibyo byose ni ihe jambo amubwira? Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Kanizere ko ukomeje kumererwa neza wowe udukurikirana umunsi ku munsi. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane nawe turayikora. Uyu niwo mwanya kugira ngo tujye tubasha kubana ibigano byacu bya buri munsi. Ni igiti tepato ngacyatanga tuba kanza amabere bishamba byabuze mavuta y'abademu cyangwa se gahankananiye abagugunye ushaka kunyite DJ ari niyo mazina yanjye y'akazi niyo nkoresha mu kazi ka buri munsi. Akazi nkora murakazi namwe nako kuzunguza umudomo nakazi gasaba kuvuga utavuze ntago wabona umugati ntago wahembwa muri make. So tusuza mwe mwese aho murere hose uri majyepfo uri majyaruguru basazuba nsubirengera bwaryo ndetse n'abari mu gihe Kigali abari hanze y'igihugu ndabasuje cyane mwese aho muri hose mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nizere ko bumeze cyane by'umwihariko ndasuza abantu bari Kisoro nizere ko bumeze neza cyane. Minsi yashize niho narindi habereye ibintu bigiye bitandukanye hari byagiye bintungura hari abantu bagiye bahanwa bitewe n'ibikorwa bibi bagiye bakora. Nyamuneka tubashishikariza yuko mugomba gukora ibikorwa byiza. Nyamuneka ibikorwa byiza kabyo bibaranga mwe gurangwa n'ibikorwa bibi. Mbibutsa yuko ntanga itangazo nyamuneka badukurikiye wakoze subscribe kuri Manzi Innocent cyangwa se wakoze kuri subscribe kuri Cyoma 500 ndagusabye unyumve neza umvira itangazo. Umuntu nahisemo guhita mpindura nimero. Umuntu uzi neza yuko yeze kunshaka akaba ataravuganye nanjye kuri video call naga ngiye yashatse undi muntu. Itangazo ryatambutse nimero yanjye ni 07 ni nimero by'inkoresha 0795983711 0795983711 cyangwa se 0719159282. Nyamuneka indi nimero muzabona muzahamagara video call ntago azaba ari ngewe kugira ngo ibintu bigende neza kuko ari benshi cyane njya kumva nahamagaye none se ngo ko nagutumye ngo ntuntu wantumye urinde. Twaravuganye rero bizeza ko nge twavuganye kubw'impamvu y'umutekano rero nahinduye nimero ebyiri. Nimero zanye nizo ngizo unshaka azanye n'iki kuri WhatsApp cyangwa se ampamagare. Imana ikoze kubarinda dukomezanye. So wowe uri hanze y'igihugu ndagusuje cyane ushaka kwamamaza ibikorwa byawe hamagana nimero twayishyizeho ku biganiro bya buri munsi abaho nimero ndetse no kuri no ku biganiro bya buri munsi ndazivuga.
uyu utambonye kuzo zose mba nakubwiye wakwitabaza nimero iri ku biganiro byacu bya buri munsi tukabasha kuganira ibintu bikagenda neza cyane. Kuri screen muri kubona umuntu umumama nimba ari umukobwa araza kubitubwira, araza kuduha imyirondoro yose kugira ngo tubashe kuganira tuziranye. Meze neza? Meze neza. Amakuru? Neza. Amazina yawe? Nitwa Ineza Ariete. Wineza Ariete. Okay. Ineza Ariete nkuko nanjye mvuga uri umumama, uri umukobwa, uri umufiyemere, uri Okay, nje tunavuga umufiyemere ububyaye umwana umwe. Okay, nje mfite abana babiri. Umuhungu n'umukobwa? Yes. Umuhungu yitwa iki? Yitwa Lucky. Umukobwa yitwa Happy. Ya wahise mute kwita abana amazina? Ni se waba wabise cyane wavuze ati aretse nite amazina? Arigiye wita umwana bitewe Lucky umva ko ari amahirwe. Ni uw'amahirwe. Ni imfura? Ni imfura. Okay. Happy ni ibyishimo. Byishimo. Yes. Amahirwe ku byishimo. Ya. Harigiye wita abana bitewe nyine n'ibihurimo. Yego. Okay. Niyo mpamvu twabise gutyo. Hanyuma rero wampamagaye urambwira uti nshaka ko twicara tukaganira, hari ibyo nshaka kubwira, ibyo nshaka gutangaza. Kano kanya niki wateguye kuvuga, kano kanya niki wateguye kutubwira abakunze ba Manzi Innocent TV? Tushimira abantu bakoze subscribe, nyamuneka dukeneye kuzamuka tukigira hejuru. Aho mugejeje harahagije ariko twazamuka tukigira hejuru nabyo byaba ari iby'agaciro. Bimeze bite rero? Okay, je nifuza guhura nawe. Hari ukuntu nyine ubona umuntu kumva ko umukunze, wakumva ko mwahura tu mukaganira mugakorana ikiganiro. Okay, kuba muye nawe na amahirwe n'umugisha. Kuba waha umuntu umwanya mugahura. Yego. Ni amahirwe cyane. Hari abagerageza biranga. Mbaye kuba nkushimiye kuba tunahuye. Wakoze cyane. Imana ishimwe. Amen. Okay. So bimeze bite rero? Meze neza. Hanyuma ikibazo ufite niki? Ikibazo mfite ikibazo mfite je nayo mfite ikibazo cya Fabrice. Nkaba nifuza ko twagikemura. Fabrice yarafite umugore muri famille. Umugore yari umwana w'umunyeshuri. Muri make wowe uri mushiki wa Fabrice? Yego. Niba ntibeshye neza ni Fabizo. Wowe ndakunda kwita Fabizo. Yego. Okay. None se maye nka data no ndavumbuye nanjye. None se ni weho mushiki we? Ndi mushiki we. Kanzemo. Okay, twagiye nta kibazo kumeze umubwire. Ariko hari tubazo mbise numva ngomba kukubaza. Okay, nje nkaba nshaka yuko hari umukobwa yamuteye inda yiga. Amutera inda. Babyarana abana batatu. Isa ngenda yiza ako nari biko nyibisubiremo. Weho twumve aho wari uhereye. Nje nashatse ko babana hari ukuntu mu rugo. Batishimira umuntu. Imiryango nibyumve ariko ngenda mushigikira. Nshaka yuko babana tu kugira barere abo bana. Habayeho akabazo. Basa nka bari kumwe neza. Abagabo b'iki gihe barazenguruka. Yamufate niba kugira ngo mbikubwiye neza nk'umuntu wari uhari kuko nibyo biba byose narahabaye. Nafatiye amakuru ku gihe. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze, uriya mugore yaraje asanga Fabrice cyangwa se Fabizo ari mu nzu niyo ndaye bita Mimi. Icyo gihe rero umugore nyine yagize reaction. Ararakara. Hashize iminsi tuza kumva andi makuru ngo hari umwana wabuze. Wenda dutangira aho ngaho. Uwo mwana wabuze umushaka kuba muzaho ari. Tuvuge uwundi wa mbere uko abandi ntabwo tuzi ngo bimeze bite. Uwundi ntabwo tuzi aho ari. Tuzi abo babiri. Ya. Uwundi wa mbere we ntabwo. Nise murakeka yaragiye. Ni Fabizo wamwibye akamutwara. Icyo niryo hurizo dufite. Tuzi turi kubona babiri. Ariko umukuru ntabwo tuzi ahantu ari. Ya. Icyo gihe amutera inda. Byari bimeze bite wenda Fabrice yahagaze gute wenda ku byo by'imyifatire cyangwa se wenda ku buryo bwo mu mufuka? Ntabwo yari ameze neza no kugira aba bane wamugurije amafaranga
kugira ako babane bisa nkaho nawe utarure hafi wese uyigira nkanze y'igihugu wenda ntago akomeje kumukurikirana nkuko menya ryo kosa hati ariko nabashije kumufasha kugira ngo babane bahuze mbese barere uwo mwana uramufasha barabana yego icyo gihe imiryango yibonye guterera imiryango ntago yabifataga neza ninjye wari urimo cyane okay nyuma rero yigeze gura na nyirasenge nyuma havuze n'utubazo nyirasenge aravuga ati mviranga baramwirukanye bya bintu bibonye ute wowe nimba iyo video ushobora waribona ntago byagenze neza nyirasenge yakwirukanye byo ujya kuri kujyata kubona gusa nyine ntago byagenze neza nawe yasaba nkaho yakozwe n'umujinya avuga ati mviranga yego bitewe ntawamenya ariko nibwo ubona isaba nkuba nk'ikiraramo nawe ntago umuzaho aherereye none icyifuzo cyawe rero n'iki icyifuzo ngewe ndashaka kumenya hari umukobwa nzi witwa Mimi akaba nayo ndayaye ntago twatinya kubivuga ni ndayaye iyo ndayaye niyo nzi ko hari akabazo bagiranye ko mbyumva bagirana akabazo aramwirukana umugore babanaga kuko Mimi yari afite akantu k'amafaranga ukuntu umugore we nibwo yahise asanga Mimi barabana urumva nyine muri make Mimi yashutse impande ebyiri yashutse umugabo araza yishyura utwo duke ariko nubwo avuga ngo yamufashe simbize neza ariko yaravuze ati reka ncuke umugabo birajya n'umugore bifatanyije basigaye barabana njyewe icyo nashakaga yuko wamfasha ukazangezayo no kugeza kwa Mimi kuko nzi uko abana n'umugore wa musaza wanjye hanyuma umugore we niye message ushaka kumugenera rero njye ndashaka kumuha message yuko abo bana basi abatwereke umukuru we situza hadi akatwereka abo afite nicyo nshaka nicyo mushaka abakorera yes nk'umuryango wenda mwaricaye muravuga muti cyane nkuko nkawe wavuze uti ninjye wateye ya mbere ninjye wafashe icyemezo navuga nti muhungu fata icyemezo ubane n'uyu mugore wawe kuko cyane ko mwabyaranye yarakiri n'umunyeshuri mufate mubane wituma yandagara kano kanya ntago bari kubana uri kwiyumva gute ni ikibazo gufasha abantu ubaha kuba bakunga ubumwe kugira babane ukumva habaye ikibazo cyo gutandukana nawe wagira ikibazo wanababara cyane ariko ngewe ikintu nshaka ndashaka kuba nabona famiye yabo y'abana babo tukamenya aho bari basi nanjye nkatera indi ntambwe nkita kuri abo bana nkabona ko bahari nka shangazi w'abana nawe ukamera nkaho ugomba kumufasha nyine nkabafasha basi nkababona aka kanya uramutse uhuye na Mimi cyangwa se indaya yakoze ibyo byose yishe inyuma y'ibyo byose ni irihe jambo amubwira njye namubwira akamfasha akamuzana Ana akama abo bana cyane ko babana mu nzu yego no hanyuma Mimi rero agira amahane menshi cyane mushobora gukura ugasanga ntabwo abyakiriye neza abayeho rwa rusaku rwiwe buri muntu wese agira amahane ubu nawe ushobora kuyazamura bitewe nge bankubita buri munsi oya wowe ni wowe buri muntu wese agira amahane ariko wazamuka yazamuka nawe ukazamuka buri muntu wese ntago azi uko buri muntu ateye nshobora kugenda nitonze ngiye gake ariko bikaba ngombwa yuko azamuka nanjye nkazamuka yabijyana gakeya tukagendana gake yabijyana cyane tukagendana cyane icyo cya mbere ni ukumvikana haza amahane amahane yose mwese mukazamuka cyane ubona usa nkaho utabibasha pe yego mana yanjye byashoboka nta kidashoboka icyo ushaka ukigeraho kugira ukibone yego okay hanyuma ku bijyanye na nuriya nyirasenge wamwirukanye kuko yagiye gucumbikayo akimara kwirukanwa hagati y'umugore babanaga ndetse na Mimi ku ruhande rwe amwirukana hanyuma aza kujyana akamatera mu rugo akibye kwa Mimi
Mimi aza kuza mu rugo, ahageze asanga ako kamatera karahari. Nyirasenge ntiyabyihanganira, avuga ati mviranga. Hanyuma nyirasenge we nire jambo amubwira kuko ibyo yakoze sinzi nimba nawe ndabikubaye ariko wabigenza, n'icyo wamubwira kano kanya. Okay, ashangazi wacu icyambere babanza ukumva umwana ikibazo afite, nagari ukwihutiraho ngo ndavuze ngo mvira. Banza wicaza umwana umubwira ati se mwana wanjye ibintu wabitewe n'iki ya byo kuvuga ngo ndavuze ngo nagari wo muti, ahubwo iyo umwirukanye utuma byakosa wamubujije utuma rikora, noneho akarushaho kuba yahirikora amera nka rwaye turuma. Yego bikarushaho. Icaza umwana umubwira ati ibintu simbishaka. Iyo mubwiye ngo genda umubwira ati ahubwo genda ubikore neza. Ya je namubwira nti ako kantu wakuze ntago kaba ari keza. Ako ababyeyi bafite inama nyinshi cyane. Bafite inama nyinshi cyane, ako kantu uvuze na kantu k'ubwenge urese yakashyize mu mutwe, akumva yuko icyo kintu cyo ari cyo cy'ingenzi abagomba gukora. Hanyuma dusoza ikiganiro nagira ngo ugire ijambo, ugire ubutumwa ugenera Fabizo cyangwa se Fabrice musaza wawe. Yego nje icyo nshaka ndashaka kwigaragaza tukamubona, tukabona rega nabo bana yabyaye, bakabona shangazi abo mwaherukanaga. Yego akabona shangazi ko azi ko shangazi ndabakunda kandi nawe ndamukunda, niyigaragaze mubone. Okay, Imana ishimwe. So reka tubashimire ikiganiro tugiranye gitoya kandi kirimo ubutumwa bw'ubwenge cyangwa se mu magambo y'ubwenge. Ndagira ngo mwese mu murere hose mudufashe mukore subscribe, like, share na comment kuri Manzi Nonsane TV. Ibindi tuzatubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Imana ibarinde.